aho rero wa mubyeyi we n'ibyo twakubwiraga yego umva twebwe umwana twamukana tumenye kwa muganga tuzi ko arwaye malariya yego tunagezeyo umuganga afata ibipimo byose habura indwara n'imwe hariya rero naguciye mu ijambo kwa muganga ntabwo bavura indwara nk'izo ngizo rwose ntabwo bavura amarozi uyu mwana baramuhumanyije kandi sinibaza impamvu umukobwa atabababwiye kuko arabizi neza ko ndi umuganga w'umukobwa wanjye murabizi yarabitubwiye yarambwiye ngo hari ahantu nkora afite ikibazo cy'umwana bashaka kuba baramuroze we yari yabibonye deje ko arabizi ko kazi kanjye kantunze simba mu babipinze rero ikibazo cyabaye uyu yarabimbwiye ahubwo nijya biciye amazi uyu nguyu yanga kubyumva ntugasuzugure ibintu ubwo nahise mbwira umukobwa wawe nabwiye ntewe ugerageza byibuze nubwo tujyanye umwana mu rugo mpamagare muzaza turebere ariko nta kibazo ntimugire ikibazo uyu nguyu nta kibazo rwose ubu nta kintu kibaye ibi bintu baramugaburiye ndamurutsa rwose bino bintu byose bishiremo ntimugire ikibazo uzi ibiro yari afite biragaragara to amaboko dere baratubaguye kwa muganga dere batera ngo za serumu bashaka ngo imitsi ngo nizamara n'izaki nta marozi baramugaburiye kandi ubwo nze mukoreho rero byakuburiye ku myaka ya 16 ibiro yari kirashoma soma kuno muti soma yego uretse gato muritse muri kibazo neza shaka bafunga unza nibasanzwe baverike sakibase vuba vuba yihuta sokusuka bibase zari base vuba vuba ibingi barabiruka ndabizi neza kana akazi cyane kantunze ntabwo je papira ibi n'ibintu nkora jewe nzi neza kuranga ucya wumva nabi uri kumva habyo uri kumva mbaye ibintu bitogotamo bingo birazamuka ubu nukuvuga ngo ibintu yariye byaragiye bijyamo mu nda imbere uyu mutiro muhaye utugendo gatubikoga byose gatubigarura akabiruka ndetse gato to korana utonga no umva bigeze ntabwo kuba kuri kuzamuka giza hino babibonye do rero arimo gukuru bisa muri kubibona umuhondo murabibona ibi ni ibintu bamugaburiye akabona n'abagome rwose pe kwimuzanye kuba mu babiki koko kwera uyu mwana w'umuziranenge bamuhora biki koko kwera uretse gato akiri inyuguze n'ubugome agome ntabwo bazi bagera konja mugane waba niko bava ngo we ntajya konja shiramo hano babibonye rero ntimugire ikibazo bategereje gatoya ashimwe nk'umuta nk'umwe byibuze turebe banze bishiremo neza ndetse mu mubare arakira ntimugire ikibazo rwose ahubwo niwe ndi kugaya wowe yari abizi neza yuko ngiye mvura umwana gita kugera ahangaha byagenze ukigeze ahangaha byageze tuyagera ahangaha njye narabivuze mabuja aravuga ati kareka ibyo ngibyo imiti yo mu cyaro ntabwo ngakora ibya bindi by'abagore usibye ko nawe nabimenye ntinzi mbabwire ntimukajya musura abaganga gakondo baravura sibyo turabaganga bemewe dufite n'ibyangombwa turavura aya ni amarozi cyane cyane iby'amarozi turabivura kwa muganga ntabwo bavura ibintu by'amarozi ntabwo babivura pe watanga ibyawe ukagurisha imitungo byose bikagushiraho bikarangira n'umuntu wawe utamubonye agiye usa n'umwaka ko ataragiye urumva giza hino wabibonye anako byashizemo wabibonye ubu ngubu byanye n'igi kibazo rwose nta kintu kibaye umurasha bebe umurakira uranamutsirika cyane rwose ntabwo nage ntamutsiritse nta nubwo binabaho rwose ndamara ntabwo ndi gutaha ubu ngubu ndarara ntegereze mutonde ukuntu abyuka ameze nibwo nzafata umwanzuro ariko nta kibazo nta kibazo cyo kurara hano nta n'ikibazo kindi gihari rwose namwe ntimugire ikibazo umwana rwose namukoze ubu byarangiye rwose ubu nta kibazo kimwe yajya kugira ngira ubwoba papa kuba yahageze umva byarangiye ubu yakize yabaye muzima aka ni akazi nkora kantunze Imana ishimwe ni ukuri pe urumva kandi none uyu muti muragenda muwufate urabona hariya mu muryango mwinjira hariya mu muryango muragenda mufate udufuniko dutatu tutuhamena ugende mumenaho gutyo ko nguko nimurangiza murawubika neza iki cyose uzumva gitya cyo kuribwa mu nda uzajya musoma igihe cyose uzumva ari ugitya cyo kuribwa mu nda nagupase nta kintu waba
gusa niyo ngwarwa yapfuye atabaye muzima. bivuze ngo uwo muti wo kumena mu muryango ni nko gutsirika abantu cyane rwose bazanye ibirozi cyane nibyo ngibyo. Yeah. Urumva mubike neza uno muti ejo mu gitondo ubwo nzamenya ibyiwe mu gitondo n'ejo nto nzataha maze kumenya ibyo uko bimeze. Mugabo ntabwo nabona ikintu nagushimira uyu ni muvandimwe ngira imbere n'inyuma. Yo sabagaye mu kidisi Ngurura nkoreye. yo senturi oya wirira nko muri hangane humura Ndi kwicuza impamvu natunganyaga muto. oya abagome nyine nuko bameze nyine muri iyi si nagome nyine ntabwo bagira konji bakora ufite ubugome bw'indangakamere bwo kuroga no kugira gute nihangana ariko mara nta kibazo. ya mwisi nyine mwisi ni ishuri tugomba kwiga ni ishuri si ishuri uko biri kose biduhaye yego umurongo wo kumenya n'ubutagize ikibuga umuntu yabyitwara nta kibazo rwose nawe undi mwana aramera neza nimugire ikibazo sibyo nta kibazo rwose umwana aramera neza byarangiye deje ubu ngo ariko ibintu bari baramuhaye mwabibonye mwabonye hasi ahubwo se ni ukubimena muri toilette ni ukubicukura aha bino bintu rero yego ukuntu murabigenza muragenda mureba ahantu mucuka kakanogo bana muri toilette mubisukemo bitabe muri meza bataka nta kibazo biraba byarangiye kandi n'ubutanza reka unakora ibindi nawe nzamubere kandi ubishaka ahubwo uzagenda reka bantu cyanuka n'ibi ngibi umwana banze bimushiremo neza burundu kubyashizemo nta kibazo gifite yego bindi tuzabigana mu gutaha to rero urarara reka bagutunganyiriza icyumba cyaho uri burare nta kibazo rwose mwana ngo muramera neza ikintu wisaba no gutegura ameza tukajya gufungura mwana umuramera neza mama uyu urabona ko ameze neza bitandukanye nuko mbere yari ameze nta kibazo rwose se urambona gute? Ndabona utishimye sinzi ikintu cyabaye. Ufite ibibazo bya hatari. Ndumva umutima ugiye guturika, ubwonko bwatandukanye n'umutwe, mana nyagasani. Ibitekerezo ndumva bitari hano hafi. Muri wowe iki? Igihe nahereye nakoze iyo bwabaga nkora ibishoboka ariko n'ubundi biranze biri kumfubana. Niki kintu cyabaye gitumye umera gutyo nk'umuntu wapfushije? Mva wamenya neza ko teta bamurukishije bwa burozi. Bwa burozi? Mva barabumurukishije, nari nzi ko intego yanjye nyigezeho, nari nzi ko ubu ikibazo nsigaranye ari igihozo nirangirwa mu musore yiwe. Uzi ko nagize ngo ikibazo ufite ahubwo no kwenda yapfuye. Mana yanjye. Ese yapfuye mva nagira ikibazo. Umunsi tumuroga akajya mu bitaro twaraserebye urumva yapfuye ntayatangira ibibazo. Mana we nase turakora iki noneho ko numva bindenze. Numva ngo baramurukishije, numva agahinda karanyishe, numva ubwenge buragiye rwose kandi intego yanjye ntarayigeraho. Imbaraga zose twatakaje bivuze ngo twaruhiye ubusa. Si ukuruhira ubusa gusa, ni ukuvuga ngo teta ubundi intego yanjye rero kubanza kuko teta burazi ibintu byinshi kuri njyewe. Azi ibintu byinshi kandi bano ko batamutega amatwi cyangwa ngo bagire akantu k'amakenga. Baramutse gato bagize akantu k'amakenga teta yanshyira hasi. Amahirwe ya mbere aduciye mu none saa izi ngizi teta tuvugana ndakeka ko ari no guhumeka w'abazima kandi twe turi guserebura ejo bundi. Hari guhumeka nese ubu turakora iki muri? Numvaga ibibazo wari ufite, ibibazo byose twari dufite n'amastress birangiye, igisigaye ari ukwica uriya mukuru we n'uriya mugabo n'umusore. Tugomba gukora uko dushoboye kose, tugomba gushaka ubundi buryo, ntabwo nshobora gucika intege. Tugomba gushaka ubundi buryo tugakora ibishoboka byose. Kara kavuna muheto mana yanjye umva, kara kavuna muheto tugomba kugira ikintu tubikora kuko nago ngiye nava kwizima. Igihe nahereye ngiye nkava kwizima ku kintu gito nk'iki ngiki. Nose uko numvaga ibintu byose mana kuko bigiye kugenda neza ubu turakora iki we? Bazi turi gutekereza gukora iki muri ibi bintu none? Ndimo ndibaza ikintu nakora ngiye ubu byancanze ndi gushaka icyo nakora numiwe, niyo mpamvu nawe mufite kugira ngo ugire ikintu ubimfashamo sibyo? Nshaka ikintu nakora. Ese niba buraburozi ntabwo bukora neza? Buraburozi ntabwo bukora neza, ntabwo wamubonye ukuntu yari ameze kwa muganga. Nese yarapfuye. Ntabwo wabonye ukuntu yari ameze. Kireka tubonye nk'uburozi butanarukishwa. Ibaze umva. Sinzi ikintu nakora kabisa. Ngiye nakugiriye inama y'ikintu twakora tudakoresheje uburozi.
urananira. oya tugomba gukora uko dushoboye kose tukareba ikintu tubikoraho Mana niba ari n'ubundi burozi sinzi ikintu twakora. Nese uburozi rimwe ujya kubutanga ugafatwa nabutanga bagakira. Ntabwo nakubwira ngo dukoreshe icyo mukananira. Urabona ibintu bizagenda. Oya naby'icyuma ibyo ntabwo nzigera mbyumva. Ahubwo buriya nta kuntu. Buriya karakana rero kagira n'ibintu byo gusenga cyane. Ashobora ko twahereye kuri kariya. Ikibazo kujya kuri bene wabo ko nabyo bigoranye. Ngiye nkugira inama ntabwo byuzemera. Oya Mana yanjye mfasha umbwira ikintu twakora pe. Nyine ndi kuko ngiye byancanze. Wabizi nagiye mba master plan ku bintu byose. Byagiye bidupfubana. Aho bigeze nawe umereza igitekerezo tugiye icyo tubikoraho aha wenda ibyawe byakora. Kurabizi ko ibintu byose twakoze ningiye byaga bimupango yanjye. Ikigaragara cyo uburozi buri kugenda butunanira. Kadushaka ubundi tugerageze basiri. Oya uburozi byerega mpamvu nta kindi kintu twakoresha. None nta kindi kintu twakoresha tugomba gukora uko dushoboye kose intego yacu tukayigeraho karakana ngo ni teta kazi ibintu byinshi niyo mpamvu tugomba kubanza tukagira gute tugakemura ikibazo cyako. Uziko nayo ndose turi kukiriyo mwana. Numvaga nabyo biri bumbye. Ntabwo nkomeza kuguma aha ngaha ndumva ntazi n'ibyari byo kabisa. Tugomba gukora uko dushoboye kose. Sekonda wigaritse. Mufite ibitozi. Amva shanguye ntabwo. Bashaka. Wowe. Ese ubu niba ugiye kumbwira waze n'iryambere. Ese baryama mu ntebe? Jya kuryama iwawe. Ese ni kwa? Hano ni wanjye. Umunsi ni wowe? Ni wanjye nawe. Reka. Sure. Wapi? Kwa barampindura simbimenye. Shari nonese. Shaka indi mandareba mu gifu. Abaye kisongo inzoga? Wapi? Wabyuka tukareba. Jawe n'abantu barankanga. Banditse. Abajura bankanze igifu kirandi. Umuntu w'umugabo ngawe niwe tuzi ufite. Abajura baragukanga? Bari benshi. Mbaza tubari bangaye. Yari umwe. Ubwo njya gukanze nze mbere. Nshaka tuganira. Okay. Akambeseriye. Tera amabono neza. Nakira inkuru. Ashidi bakadushima Imana. Ufite amashimwe. Tushimwe rimwe gusa bikomeye. Iki? Cyateta. Imana ishimwe dutegereje kimwe. Buranje nibaza. Teta yaza gupfa. Shiri. Bariko babaye imfubyi inshuro 6. Yesu we. Shabari baciye amaguru, amaboko. Umbanye mu barana bariko babaye imfubyi. Kuri papa, kuri mama, kuri bakuru bawe, kuri murumuna wawe, na mukaso. Sora sono fite. Okay, I know joke, katureke joke. So, Imana ishimwe ko tatari muzima. Shaman reka mubwire sheri. Ntabwo uvugishije ukuri. Uburambwe mu maroze tutarinde. Ushize mu bwenge bwawe. Umunyeshuri bigana zite ko nta nayijya. Nese abanyeshuri ku ishuri se bajya baroga buri. Aya buri ari ubwana bari butoya bwarakuriye wa mu bintu by'ibirozirozi. Ukazana uburozi ku ishuri? Babuka ushobora no kubuzana mu nzara. Umwana ushobora no kuraka akaba yaroga n'inkuru ugahita ipfa. Sheri washyira kubuzana ibintu byose n'imbaraga. Ese ndakubeshya. Nese urozi nk'uko ntiyapfa niba yarogera ku kigori gapfa. Ikigori bagifunga kigapfa. Nese umuntu yaroze teta yareka kuroga undi muntu wundi. Basi Imana ishimwe ko tutari muzima. Mana isumba byose wumve ko ngushimiye aho umunsi namenye umuntu wamuroze. Ikibazo sinzi kuruka. Akabaye nanjye muruka. Nongera nubwo namuraho kuri atataryama. Namuraho kujya nuka amafi cyangwa amara kwibatora ibintu by'ibipine byo mu muhanda. Ntabwo wabishobora gukora abantu. Niyo nubwo ntabibasha. Umugabo yaroze aroga ngo uburozi bitabwica. Burya ntabwo nyine aroga ibyo ngibyo byo kujya gusaza umuntu rero bikora abagore. Kuko abagore twika inzika. Ushize bavuze ngo wa mugabo wa Okorotirigara hirya.
ngo yigeze kuroga umuntu wumva gufata umuntu amuroga saa 5 z'amanywa apfa saa 7. nk'izo mvuga ngo zibitse ese mama nakubuza kujyayo none yaramuroze mu bice byo gupfa avuka zane yishima gutya zane iby'imihoro gutya kuma gutya by'ibyuma gutya ngo uruhu bagiye kumushyingura hasi n'amagufwa gusa siko rero niwe babikoze we ukuntu uri muri ayo ngayo sawa munara kuroga nuko rero twatuma mu byo gushima Imana ngo pesha Imana ishimwe Imana habwe icyubahiro n'ukuri dushima Imana ko nateta ubyibuza ameze neza ko nanjye ko numva ndimo kumererwa hano mu gatuza nkaho hari umuntu wamaye uguhaye iki se iki kirozi kuko ndimo ndikora gutya ashirize ko ugeze imbere yanjye bigira umwana ariko ubundi bavuga ko umugabo ari umwana imbere y'umugore we wakubona mu muhanda uri kugenda ntabwo abona ibintu bigira sawa uravuze ngo ndi imbere ntacyo maze Teguraga ngejero yunshimisha pe uri wa mbere neza ugira ngo ninjye ari imbere yawe nigira inkuba okay sawa sibyo ushaka ngana wewe uretse ndavuze ngo no kubishaka bizajya bigenda yesha no se nawe ushaka kumubira noneze kuko ngera imbere yawe nawe umuntu muzima ukazana ibintu byo kuzana ibyo kunteza isereri gusa nonese ko nshimye ibyateta birangiye ubundi tuzakomeza gutya umuntu aza gusura undi gutya undi agaruka asura undi katupanga nyine ukuntu nyine neza uko ibyo mvuze birimo kuvuga mbese kuri guhumura yaka nkurikiriza urukozi rwawe ruhagarara ku idirishya n'icaye hano rukipfuna utanzarwirukana nzakwirukana sha ntanaguhembe uzaruka kure ivumvure hari shashira umukobwa ari ndamubona nzi ukuntu ashaka gupfuna ku idirishya bivuze ko arahagaze nuko niko narimo kukubwira ese apfunye utumva ujye umubwira byibuze nicaye n'ibyo gucana hano ku idirishya ntazabyongera kimenya ko ndi umugabo mu rugo nubwo tutarafata umwanzuro ariko panga ibintu byo kugira ngo tubane ibintu byo gukomeza kurara umuntu wenyine biragoranye pe umurambe bara wenyine cyane arambiwe ndaryama nkarota ngenda ndimo gukata mu nzu nkashiduka nageze mu kindi cyumba kereka nzajya urota ugaruka kereka n'umuntu rero uragaruka uraje umva aricyo kirozi ushaka kumpa ari ikirozi kuganira okay ubwo rero ikintu gisigaye cyo ni kimwe ni ugukomeza kwita ku mwana ndashaka kuzajya gutanga icya 10 mu rusengero nshima Imana ko murumuna wanjye ari muzima ugihandeze gushima Imana mu rusengero okay kimpereza Imana ishimwe boss wawe ari hehe ari mu nzira ajyana yabwe boss wawe ko hano hari umuntu ushaka hari umuntu umushaka yego kareka ntabwo nshaka guterana amagambo nawe agera ubwe boss wawe ko hano ndi boss yarambwiye ntihazagire umuntu wese ubonetse nza mpingurira ni uko ubundi wowe uri n'umukobwa ese ndi guterana amagambo nawe agera ubwe boss wawe ko hano hari umuntu ushaka ntabwo boss ibi bintu abikunda genda ubwire boss wawe ko hano hari umuntu umushaka uretse ko mugiriye impuhwe nyine kuri uwo mukobwa boss sishaka bite kumuza kujyana umukobwa wari umufasha Nora please boss wawe mubi mbabara twicare mbwira ikikugenza byo guhobera no biretse turaza kuba duhoberana it's okay nta kibazo makuru yawe si iminsi myinshi
iruta imyaka myinshi. ndabona warateye imbere bambwira ko n'inzu ari iyawe ndabona usigaye ameze neza pe. Ahubwo se ugeze hano ute? Numvaga nkumbuye sumva twakwibagirwa ibihe twagiranye. Nora, ibihe twagiranye ntabwo navuga ngo ntabyo nzi, ariko n'uburyo byagiye nawe urabuzi. Urabizi ko nagukundaga, urabizi ko nagukundaga. Ababyeyi bampatiye kujya kwiga hanze kuko utize, kuko wari umukene. Urabizi ko njye nawe uruhare nabigizemo, urabizi ko nagukundaga. Please, reka twemere ko ababyeyi bawe aribo baguhatirije. Ese ntawe wari uzi igihe tumaranye, wari uzi imyaka tumaranye? Please Vincent, njye nta ruhare nabigizemo na ruto. Uretse uzi imishinga yose twari dufitanye. Urabizi ko nagukundaga ariko urabizi ko njye nta ruhare na ruto nigize mbigiramo kugira ngo ngende. Vincent, please, nanone ndacyagukunda. Uzi kiragira uza kunkunda, wari kunkundira ubukene bwanjye ko bwari bumeze, wari kunkundira ko ntize, ukamfata akaboko ubukene nari ndimo. Vincent, ariko urabizi ko njye nta ruhare nigize mbigiramo. Urabizi ko ari ababyeyi byose babiteye. Please, wagiye kwemera kubemera ko ugiye kurira indege se? Basi wagiye kunkunda. Urabizi ko nagukundaga. Please, kana nunda ndacyagukunda. Vincent, mbabarira basi. Please, basi nyumva. Ubu biragoye kuko ngira ngo ubizi neza kujya kugenda wowe ubwawe, ari wowe kuri ijambo mu kanwa urambwira ngo ugiye kujya hanze nzishakira undi muntu n'imubona. Vincent, please, urabizi ko nkukunda kandi nagiye ngukunda n'ubundi. Ntabwo aribyo wabigizemo uruhare kugenda kwanjye, sibyo? Urabizi ko ababyeyi babiteye. Go ahead, wampaye rero narayikurikije. Please Vincent, ntabwo wabinkora. Ndacyagukunda urabizi kandi nagiye ngukunda. Urabizi pe ko nta ruhare nigize mbigiramo. Kugeza uyu munsi mfite undi muntu. Vincent, ntabwo wabinkora. Please, ndagukunda urabizi. Fasha basi. Ndagukunda kandi urabizi ko nagiye ngukunda. Ntabwo aribyo wabigizemo uruhare. Kwibuka amagambo twaganiriye. Ntabwo aribyo wabigizemo uruhare ariko urabizi ko nagukundaga. Vincent, please, urabizi ko nkukunda ariko. Nawe uratega amatwi nyumva. Ibyo twaganiriye, ibyo washaka kumbwira byose wabimbwiye. Kandi ikindi ntitaye ku imvura irimo kugwa. Sohokera mu nzu. Vincent, please, ntabwo wanyirukana gutyo uzi neza ko twakundanye. Ese wakibagirwa ko twakundanye ukanyirukana muri iyi mvura? Ndakubwiye ngo nsohokera. Vincent, please, basi mbabarira. Sibyo, basi nyumva. Ntabwo wanyirukana gutyo imvura iri kugwa kandi uzi neza ko twakundanye. Byibuze nawe wumva agahinda nagize, wumva ivune nagize igihe cyose utaruhara. Ndakumva ariko urabizi ko nagukundaga kandi n'ubu ndagukunda. Nakubwiye ngo ubu uyu mwanya nanjye nabonye undi muntu. Please, nta muntu watwivanga hagati, urabizi ko nkukunda. Vincent, please, mbabarira. Wa mu mwanya nkajya kwiryamira. Ndakwinginze basi nyumva ntega amatwi nk'umuntu twakundanye, basi twagiranye ibihe byiza. Iyo uza gutekereza ko uyu mwanya uzakenera, ntabwo wari kunsiga. Vincent, nuko Vincent ngo atize, nuko Vincent akennye, ngo ariko njye urabizi ko ibyo byose nabigukundiraga ari ababyeyi banjye babigizemo uruhare. Kuba ari ababyeyi wowe ubwawe ko utifata umwanzuro nk'umukobwa w'impunzi. Basi nyumva bwari Vincent, ndagukunda, ntabwo nashaka kwihangana kubaho nagufite. Wareka nkaryama. Cheese, Vincent, wambabariye basi nyumva. Ihangane basi nyumva. Ikiganiro tuzayifatira undi munsi atari hano. Ariko urabizi ko nkukunda. Reka tuzayifatira iki? Vincent, ntabwo wanyirukana gutyo, urabizi ko nkukunda. Yohana! Vincent, please! Yohana! Vincent, ntabwo wanyirukana gutyo, urabizi ko nkukunda. Vincent, please, ntabwo wanyirukana gutyo, urabizi ko nkukunda. Nabonaga nyine yakomanze imvura irimo iragwa cyane, niyo mpamvu nahise mugirira impuhwe ndavuga ati kamukingurire. Akagira umurebera umutaka. Murebera umutaka umukingurire. Uza kwivanga mu bintu byanjye na boss, ntabwo ibyanjye nawe bikureba. So kugenda. Vincent, please, wanyumvise.
ugushaka umutaka w'iyari twese wambabara ukanyumva ko ubiswe ngukunda. Nora uzi ikintu cya mbere kivunana mu buzima mu kugira urukundo rw'umukene. Gusa urabizi ko nabigukundiraga byose. Ntabwo ubukene bwawe njye nigeze mbiguhora. Urabizi ko nagukundaga ari ababyeyi babigizemo uruhare. Iki kiganiro twazakigirana undi munsi. Okay. Niba udashaka kunyumva gusa ubizi neza ko ngukunda kandi n'ubundi nagukundaga. Nanone ndacyagukunda. Imbere nagusubiye mutakura inzana yo mu biki. Wikivaga mu byanjye nabwo sinabwo bikureba. Iyo mutakwijyanye hehe? Vincent please wanyumvise. Naguherekeza. Vincent please wanyumvise. Basi wanyumvise. Mubwiraga kwanga kumva. Gawugiye. Vincent please ntabwo wanyumvira gukivira. Kandi uzi neza ibihe twagira. Urabizi ko nagukundaga. Kandi nanone ndacyagukunda. Ntabwo numva yuko hari ikintu cyakivanga hagati yanjye nawe. Please, basi ntega amatwi mwumve. Nta ruhare nabigizemo. Wanyemera ikiganiro tukakirana undi munsi atari uyu munsi. Okay. Basi umve ko ngukunda, sibyo? Uko nagukundaga mbere nanone ndacyagukunda. Urakoze. Hari ikindi? It's okay, nta kibazo. Wagira ngo herekeze. Reka nyemo Imana ikomeye, Imana yabanye nanjye ndi mu bitaro. Imana El Shaddai, Imana Adonai, twongeye kugushimira Nyagasani ko navuye mu bitaro amahoro, icyubahiro ni icyawe. Uwiteka nyir'impuhwe aka kanya mwami, hari abashakaga kundwanya, gushimira Nyagasani ko witamburira ubwo mwami Imana. Uwiteka Kristo twongeye kugushima aka kanya tugiye umwaka w'abazima n'umuryango wanjye, icyubahiro ni icyawe. Uwiteka Kristo tuzi yuko mwami mu isi hari ibiturwanya ariko turakunze kugira ngo duhe imbaraga nk'aho zo kubonesha. Uwiteka mwami yakwinginze kugira umwana muto ndakunze kugira ngo nyambike imbaraga ngendere muri wowe mwami. Kristo turakwinginze kugira ngo ngire kuzuza imbaraga nta utafasha gukora neza no kukumenya twizeye ko bibaye twizeye amen. Amen. Biteze. Uzi gusenga. Ariko se we igihe wasengeye ko n'ubundi imipango yangenda nyigeraho gake gakeya ubundi buriya ubona bizavamo ndetse ngo wararusimbutse cyane shaje ko zigira amahirwe pe zigira amahirwe ariko buriya kana kantu toto buriya hari indi mpamvu igutegereje kuko ntago kariya naba naragukoreye gahagije sibyo hari ngiye nkubwira ariko ndi kumwe n'Imana. ese wumvishe bimeze bite kwe kuri akuntu wari uryamye hari ahantu umeze kuri mbega ishusho nziza umeze ngo wagira ngo wapfuye wagira ngo urakarambo kagenda mbarumukire wumvaga bimeze bite kuri njye byari biryoshye webye bimeze bite aho byari biryoshye ariko ndi kumwe n'Imana kuko niba nageze hari yatene mu makomfa ariko namutuye akomba no wari uteye imwe inshwi umeze nk'ikibwana cy'inuze cyanyagiwe ese bakuvurije hera ko mbona agarutse nta nakasigazwa na kamwe ntabwo nkubwira ngo Imana iri kumwe nawe sha iyo Mana rero umbwira ujye uhora usenga ihora iri kumwe nawe kuko ni udukoryo twinshi tuguteganyirijwe rwose wowe ujye uhora usenga ihora iri kumwe nawe kuko ni byinshi nguteganyiriza ngiye ndi kumwe n'Imana kandi amenye yuko uri umwana w'umuntu ibyo ukora byose ntabwo bisaba ariko tutazi uramutse umviriye mu nzira nkabona ako gasura kayisinyiye kukabona ukuntu byaba ari byiza kuri wowe byaba ari byiza rwose uramutse ako gasura kawe kamviriye mu nzira nkasigara zirangije ebyiri kuziranje ntabwo byakigera bingora naho niko mbwira ngo Imana iri umuhanda twacu sinza
tuzaba tureba gusa hako n'umuntu uracyafite igaruriro icyo dupfa n'ubundi kukizi icyo dupfura kizi ni ibintu byoroshye ntereye kera nkubwira ati wabigenje gutya wanga kunyumva kandi n'agasampo gato n'ubundi rega nari mbizi yuko utari bugende wese nari mbizi nakiraga ngo ubigire akantu k'isomo nta somo nahakuye nta somo wahakuye niyo mpamvu utarava ku izima okay birashoboka rata ko nta somo wahakuye kuko iyo uza ko wararihakuye wari kugaruka upfukamye umbwira ati noneho murinda kumviye ese we waje ryari sha naje mu kanya meze teze sawa urumva teta kuri urasa neza pe Imana ishimwe teta se yarakiza ameze neza nabonye Imana ameze neza uje ndi kuvuga ati narasenze nkuriki izi ko nangiye kura habuze gato nkora suzu ukuntu nkunda ibiryo habuze gato nkora amasengesho iminsi 3 nikoza ibaze gushobora umunsi umwe amasengesho nsengera teta sha ntabwo mbizi niba warasenze ariko gusa simbizi nyine warasenze Imana irumva yarakiza ameze neza inzobe yagarutse kagaruka gashoboka ku kwesa Mana kongeye kanabyibushye bega gusa muri hagati aho ngaho twaganiriye pe akundi kwibaza nk'umuntu waroze muri umuntu wanjye ubundi ngo yaruwe ubundi cyane nkashishoza nkatekereza avuga Mana yanjye ko nta bantu tugendera mu rugo ko tuvanga tugiye ku ishuri uyu mwana koko ntago nkurura umuntu waba warashatse kunyicira muri umuntu wanjye ibaze nk'ahantu nari kuba narasigaye ibari hari ahantu nemeye ko Imana ibaho ni ukuri Imana ivugira mu bantu kugira ngo ivugire mu bantu nyine uriya mwana w'umukobwa atwereke atwemeze ngiye urabizi ko nahagazeho nashingaraje nyine mu nsinde bamuvura akiri basange n'uburozi ndibaza yabunyweye mu mazi yabwoze muri dushe yabukuye mu makaye aho yigaga ndibaza uburozi arabukuye muri nawe kubizi ko uri umuntu hafi wa hano niba ari ikintu maze iminsi nigaho ntekereza Mana njyama n'insinziri ni ugushakisha icyaba cyaratumye tutamera kuriya niba ari n'uwamurozi banibaza se biriya bishoboka byarakuba bavuye ku ishuri kandi abantu bose mugenda ntabwo bari beza ntabwo aryagagura niba uramutse waranariye ku ishuri teta iriya ni nk'Imana wagize wenda nka gasopo warikiye kujya uryaguza Mana yanjye ndabizi abana mungana nka munyana murya ibyo mubonye none yaba yarabaye byagenze kuriya byagenze gute babimwereje mu mwuka